Abambuza umugani ntuzave kandi harajya azasange ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba hasigara inka n'ingoma. Kera habayeho umugabo wari umutware akagira abana babiri. Abo bana babiri umwe akitwa Kankera, akaba yaratunzwe yarakoraga umurimo wo kuragira amatungo. Yaragiraga inka za se kandi zikaba nziza cyane kubera ko yarabishoboye, yarazi kwita ku matungo cyane, akabikora bikunze ku buryo abantu byatumaga nyine ise ahora afatwa nk'umuntu w'umutunzi ugereranyije n'abandi bari muri icyo gice, ndetse ugasanga nyine niyo mpamvu yatumaga abantu bose bamwishimira nk'umutware. Agahora rero nyine ari umutware kuko yarushaga abandi kugira amatungo meza. Si ibyo gusa, akagira n'undi witwaga Sibomana. Sibomana akaba yari umuhinzi ndetse akamenya no kwita ku mirimo yo mu rugo. Ni ukuvuga ko umwe yajyaga kuragira undi agasigara mu mirima. Byumvikana ko byatumaga agira ijambo cyane muri bagenzi be, kuko yaba ari amatungo ndetse n'ibiribwa byahoraga iwe, bityo akaba nyine intangarugero n'umukungu abikesheje imirimo y'abahungu be. Kankera rero ari we umuhungu wari imfura, ari we wenyine waragiraga amatungo. Yari afite ubuhanga buhanitse cyane mu bijyanye no gushaka urwuri rwiza ruberanye n'amatungo, ndetse ahantu inka zinywera haba mu bibumbiro ndetse n'amariba, akaba aho yarazi gufuka neza amariba nyine amatungo anyweraho, kimwe n'ibibumbiro n'ibindi. Ugasanga nyine inka zihorana itoto. Ibyo rero byatumye n'abandi bari bamukikije, abaturage bagenzi b'uwo mutware, basanga umutware bamusaba ko yaboroza. Bityo umutware ati ahubwo ngize amahirwe kuba mfite abaturage bifuza nabo gutera imbere. Aratangira kujya aboroza, abaturage nabo batangira gutunga, baratunganirwa. Uko amatungo yabo agenda agwira nawe yiyongera, igihe kiza kugera rero nabo batangira nuva n'umutware niko yateraga imbere, ariko noneho baza no kumusaba ko kugira ngo inka zabo zimere neza yazabatiza, yazabaha n'ikimasa kiwe yagiraga ikimasa cy'umushishe, aricyo cyari kiyoboye izindi nka uwo Kankera yatozaga. Bityo kubera yuko cyasaga nk'aho ariyo mpamvu izo nka zabaga ari nziza cyane n'iyo zakomokagaho, yanga kukibaha. Aravuga ati ntabwo nakibaha, gusa niba mugishaka kugira ngo namwe mugire amashyo meza abanguriwe kuri iki kimasa, ndakibagabira mugikoresha, ariko igihe kizagere n'ubundi nimumara kukibangurizaho inka zanyu mwongere mukingarurire. Nuko bigenda bityo. Kankera rero akaba nanone yari inshuti ya murumuna we Sibomana. Ni ukuvuga ko bari abana b'ibitangaza cyane kuko barakundanaga bitavugwa. Umwe iyo yatahaga, Kankera yabaga yazanye inkera nziza yavanye mu ishyamba, agahitamo zimwe ziryoshye cyane kandi zihishije zibereye mbese ijisho, akaza kuzanira mukuru we murumuna we Sibomana wabaga avuye mu mirima. Uwo murumuna we nawe yashyikaga agakora ishoboka byose agategurira mukuru we amafunguro n'ibindi, ku buryo aza kuza nyine ntabwe mu rugo. Mbese ugasanga nubwo bakoraga imirimo itandukanye, ariko umwe yabaga yishimiye undi nk'umuvandimwe. Nuko ibyo rero bigatuma nyine, kubera ko abana mu rugo babaga bahuje bashyize hamwe, iterambere ry'urugo rwose ryakumyaga kwiyongera. Ugasanga mbese n'umutware, ndetse kubera ko yari amaze igihe nyine yoroza abantu, ndetse n'uwo mutoya akigisha abantu ibijyanye n'ubuhinzi no kwita ku myaka,
abaturage bo muri ako gace bose batangira gutera imbere babitewe n'uko babirebeye kuri uwo mutware. Ntibyatinze rero igihe cyaje kubaho umutware amaze kuragiza abaturage ya nka kugira bagende babangurize inka zabo kuri icyo kimasa kugira bazagire amashyo meza. Birumvikana nyine ikimasa cyarigendaga kikajya mu rugo rumwe kikava kikajya mu rundi bitewe n'igihe cyo zikeneye nyine kwima, noneho kugeza igihe zagombaga kuba zirangije kwima noneho zikazagaruka no mu mashyi yabo harabonetsemo wenda ibimasa nabyo byiza, noneho bigakomeza kubangurira izo nka zabo. nuko ariko nanone niko bagumye gukomeza kuragirana na Kankera. Uko rero Kankera yagendaga yarazi gushakisha ahantu mu gihe cy'izuba, akamenya gushakisha ahantu heza hajyanye no kuragira. Ni ukuvuga ngo hari ubwatsi haba kure, cyangwa se bagakora uruhira bagatwika ibyatsi kugira ngo hamere ubwatsi bwiza, bityo inka zigahora iteka zifite ibyo kurya. Nuko rimwe rero bajyana ahantu hari ubwatsi bwiza, ariko n'ubundi kubera ko bari bafite ishyari baravuga ati buri cya kimasa n'ubundi kigiye kongera kizasubire kwa nyiracyo, kandi ubundi nta wundi umutware ntaba abyitayeho cyane, nk'uko uyu mwana nyine nyirizina niwe uzaragwa aya matungo, niwe yashinzwe kuyitaho, adahari twaryegukana, byaba ngombwa tukarizinazina tukarinyweraho amazi rwose, ntihazagire umuntu wongera kutwishyuza iri tungo. Nuko bigira inama rero, bari mu ishyamba baramufata, hari ahantu nyine hari ibiti ariko hafi n'umugezi, baramufata baramuhondagura, bamaze kumuhondagura hafi neza yo gucura inkumbi, hafi yo gupfa, baramufata baramuboha, barangije bamumanika mu giti cyari hejuru cyane, kirekire cyane, hejuru y'umugezi neza, ku buryo baba babonaga ko nyine umuyaga nuza uzanahuha, byaba ngombwa ukanamutamo, naramuka amanutse agacika urwo kuborera cyangwa se gupfira mu giti, azamanuka agwe mu ruzi. Nuko barangije bamusiga hari intere nyine mu giti hejuru, baritahira. Ntibyatinze kabiri bashyitse, ariko baravuga ati nituramuka tujyanye za nka tukazigabanganya, biragaragara nk'aho ari twe twamugiriye nabi, reka tuzicyure tugaragaze ko rwose bayobewe ahantu yagiye, wenda yayobye yabavuyemo ahantu, bategereza ko ataha baraheba. Nuko bagaruka bashyika mu rugo, bavuga ko rwose Kankera yabuze, bayobewe ahantu yarengeye. Bati twari kumwe, ariko igihe kigeze tuyoberwa ahantu yagiye, yavuye muri twe, tugira ngo wenda aragaruka, ntitwongera kumubona. Turategereza turaheba, bigeze aho ngaho ducyuye amatungo, ariko rwose ntituzi niba hari icyo yabaye cyangwa kiri muzima. Nuko bibaye ikibazo rero, bibwiriwe aho ngaho, Kankera ntiyataha. Ku munsi ukurikiyeho biba gutyo. Inka rero bazizanye mu rwuri, zanga kurisha kubera ko ntizari kurisha zitabona Kankera, zaramukundaga cyane ku buryo n'inka ubwazo zarishaga uko zimureba. Nuko inka zirababara cyane ko zari zabonye nyine bayimuhondagura, bamumanika mu giti. Nuko zanga kongera kurisha, zanga gushoka amazi, inyota zirarisha, ndetse zitangira no kongera kunanuka. Sibomana wari inshuti yiwe arababara, nawe atangira kumva atagira ikindi kintu abasha gukora, mbese nyine igihugu gicika umugongo, abantu bose barababara kuko Kankera baramukundaga, kimwe na Sibomana bari abana b'imico myiza, bagwa neza, bumva umuntu bose, bakakira abantu bose babagana. Nuko Kankera ati
ati se reka basi inka zitazapfa zishwe n'inzara, wenda kubera ko mukuru wanjye adahari nanjye nkaba ntacyo namumariye, bikaba bya bindi ngo umushumba arapfa n'inka nk'iyo, bikaba bya bindi nk'aho mugani baca nyine ngo iyo inkoko ipfuye n'amagi arabora, bashaka kumvikanisha ko nyine niba umushumba waragiraga ayo matungo abuze n'abandi banze kugira icyo bamufasha maze afatwa nabi, ariko n'ubundi byararenze, amatungo yanga kurisha, yanga no gushoka. Nawe n'ibihingwa urumva ko ntabwo byari kongera kubona ifumbire kubera yuko namwe murabizi buriya umwuga wo guhinga n'ukorora birajyana ndetse birungikanye. Izo nka nizo zavagamo ifumbire igatuma babasha gufata neza imyaka bakeza, n'imyaka rero yatangiye kumererwa nabi ntiyongera kurumbuka neza. Nuko abagaragu baho ngaho mu rugo babaga bagaragiye hose barababara, mbese bajya mu cyunamo, ndetse umutwaro ubwe ntiyongera kurya ntiyongera kunywa, n'abantu bari aho bose bajya nko mu gahinda. Nuko uko bari abantu bose bagumye aho ngaho bahagarika n'imirimo yabo, kankera w'igihe cyarageze umutima uranga aravuga ati ngomba kujya gushaka mukuru wanjye menye amaherezo ye, nibura niba ari n'umurambo we nzawubone basi muzane tuwushyingure. Niko kugenda ajya mu ishyamba, akagenda azenguruka ahantu hose. Nuko aza gushyika ahantu rero hari inkeri, maze azibona inkeri nziza zimeze nk'izo kankera yakundaga kumuzanira, asoromaho, maze nawe nk'uko yazaniraga kankera yari asanzwe azanira Sibomana inkeri, nawe Sibomana nawe arazisoroma, agenda ashakisha, ariko akazavuga ati indi nkeri kankera we, indi nkeri kankera we. Noneho azunguruka nyine kankera, niryo nyine nuko yakundaga kumuvuga nyine, ati agira ngo bari babiziranyeho nyine nk'abavandimwe. Umwe iyo yazaniraga ikintu undi nuko yakimubwira, niba ari ibiryo n'ubundi nawe yamubwira, amuha ibiryo, amubwira ako kantu ati ndi ibiryo kankera we. Niba kankera mu gihe yabaga amuzaniye nk'inkeri akamubwira ati ndi inkeri Sibomana we. Noneho rero kankera nawe yazungurutse rero amuha ibiryo ahimba muri ubwo buryo. Noneho arazunguruka ahantu hose, ishyamba aragenda kurirangiza, agera no kuri wa mugezi, ariko hashyitse urumva hari ibyatsi harafatanye, nta bantu bari baherutse kuharagira, bishyika hejuru ndetse iruhande rw'umugezi. Arangije arongera ati ndi inkeri kankera we, ari n'agahinda kose. None agiye kumva yumva ijwi nyine ati sindi inkeri Sibomana, data yari afite ikimasa, niko kumanika muri iki giti hejuru y'iyi nyanja, ngo umuyaga nuza uzantemo, uretse Imana yanze gatoya, yewe kanjye sindi inkeri Sibomana. Nuko ariko kubera ari iruhande rw'umugezi, agashaka ahantu ijwi riri guturuka akabura, kandi ijwi numva ari hejuru iruhande rw'umugezi, kandi ijwi n'ubundi riri guturuka hejuru mu biti, aho hejuru y'inyanja. Byumvikana ko ntiyabashaga kumenya ahantu ijwi riri. Yajya hirya wenda y'umusozi yabiririmba ntaze kumva nyine rya jwi, ntaze kubasha kuryumva. Yajya ahandi hirya ntabashe kubyumva, yagera ahandi akabiririmba, akaba aribwo abyumva rya jwi rimusubiza. Ashakisha hafi aho hose arahabura, arangije arataha. Ariko mu gutaha abwira abantu ati byagendeye gutya, ijwi rwose naryumvise n'iryiwe aracyariho, ariko nayobewe ahantu ari, mumfashe rwose muze tujye kumushakisha, rwose turavaho tumuzanye nituzaba turi benshi. Nuko abantu bose bumva ari ukumushinyagura kuko yari amaze iminsi myinshi, maze bati kankera none tugende nitumubura
nawe turakwica ugweyo, kuko n'ubundi uzaba uri kutucunaguza, uri kutusonga, uri kutubuza uburyo, ukatwongerera agahinda udushuka, kandi rwose mbese ni nko kudukina ku mubyimba. Ntabwo kankera yabakiriho, ariko babemeza ko ibyo byabayeho, baremera barajyana, cyane ko ariko baca iteka ko nyine nibasanga abeshya nawe bari buze kumwica. Baragiye rero bajya mu ishyamba, bashakishije ahantu hose nyine bagenda bareba, ariko bashyitse ahantu nyir'izina yaririmbaga avuga, akongera ati endekeri kankera we, endekeri kankera we. Kankera kumva, ubwo urumva umwuka wari washize atabasha kuvuga, yarabyumvaga, ariko kubera nyine yari ahambiriye aboshye, amaze iminsi ari mu giti, inzara ibiki, ari mu giti, ntabwo yari afite umwuka wo kongera kuvuga, n'uwo yari afite rwose wasaga nk'uwarangiye. Nuko kuvuga biramunanira nyine. Noneho igihe kigeze bafata umwanzuro rero ko akongera ko barigiye guhita bayica Sibomana kuko yabeshyaga. Sibomana Kankera ubwo yarabyumvaga, yumvaga ko akabyumva ariko akabura umwuka. Nabonye ko agiye gupfa, kandi yanapfa n'ubundi na Sibomana we yumvaga mbese we niyo yapfa ntacyo bitwaye, ariko akavuga ati nimfa n'umuvandimwe wanjye barahita bamwica, twese dupfe, umuryango wacu uzime. Sinzi kwa kundi rero Kankera Sibomana ati basi mureke nsubiramo rya nyuma. Muri uko gusubiramo rya nyuma nyine ati ndengeri Kankera we, nibwo Sibomana noneho yavuze ati basi kugira bice umuvandimwe wanjye, yishakamo umwuka rwose, aravuga ati ndengeri Sibomana, data yarafite ikimasa, niko kumani akiragira banyica, niko kumanika muri iki giti hejuru y'iyi nyanja, ngo umuyaga nuza uzandemo, uretse Imana yanze gatoya, yewe Sibomana sindengeri Sibomana. Abantu bose barahumva agahinda karabishe, ariko noneho kubera abantu bari benshi, noneho bumva ahantu ijwi riturutse neza, bumva ni mu giti, bityo barebye hejuru babona hari ahantu nyine hari n'amasazi, kuko nyine uko yari ahaboshye, imigozi imuboshye yari yaramuciye ibisebe ku maboko, ndetse n'ahantu ku giti yari yegetseho nk'urubavu naho haratangiye kubora, bityo ugasanga amasazi ari kumutumaho, ndetse n'ibisimba bimwe na bimwe byagendaga bimurya, ibisebe byo byari byatangiye kuza mwinyo. Nuko barangije bakora ibishoboka byose barurira, bacaho ya migozi yari imuboshye, baramumanura, mbese basanga none yashyize hasi atakibasha no kuvuga, akuka gasa nk'akamurangiranye, asigaranye akuka gakeya. Yewe biba ngombwa ko bamwongerera umwuka, bamuha amata nyine yo yasaga nk'ayabuze, bafoma kuri twa tuzi two wa mugezi wari hafi aho, bamusomyaho. Nuko barangije nta kintu yashobashaga kurya, yari yarahorose, umuntu wari umusore ubona nyine asigaye ari utugufagufa. Nuko baramuzanye, ariko agishyika mu rugo inka zarongeye ziramubona, nuko yari ameze utyo zongera kurisha, bityo nibura hatangira kuboneka amata, nayo mata nyine atangira ko kumwondora. Nuko rero Kankera bakiza atyo, amaze kongera gutera imbere, ba bantu bari baramugiriye nabi, bari bazi ko atazongera kuboneka, bakorwa n'ikimwaro, ndetse byageze no ku mwami. Umwami ahita ategeka ko abo bantu bari bamugenjereje gutyo baranyagwa, ndetse abandi barahunga bava mu gihugu,
abadahunze babashije gufatwa nabo bibacikiraho rwose, umwami arabatanga baricwa. Nuko muri nyuma y'icyo gihe nyine yongera kwita ku matungo ye, amatungo yongera kumera neza, yatangira Sibomana nawe atangira kujya ahinga n'ubundi kurushaho, birongera bigenda neza. Mbese aho ngaho harongera haragendwa, amahoro atemba, sinjye hahera umugani. Hari icyifuzo rero n'igitekerezo wifuza kutugezaho, rwose twandikira muri komenti. Niba utarakora subscribe, nanone kora subscribe kuri iyi channel ya YouTube kugira ngo n'ibiganiro bindi bitandukanye bizajya bica ahangaha bijye bikugeraho 5 kuri 5. Sibyo gusa, ushobora no kudusangiza abandi bavandimwe bifuza kujya babona ibiganiro byiza nk'ibi bica ahangaha. Kandi nanone mu gihe ukoze wumvisha inkuru ikunyuze, jya wibuka gukanda kuri ako kantu ka like. Yego, turabakunda cyane rero, mugire ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Hitayezu Sostene, ndabakunda cyane.